urubuga rw'imikino tubaye ikaze mu isacu ya kabiri twizera ko mumeze neza cyane YouTube abantu abaryohewe Lorenzo rwose bashimire bameze neza cyane ariko babwire ko no bagiye kuryoherwa kurushaho kamangebe nk'abafite ibitekerezo byubaka twagarukaho mbere twinjira mu isaha ya kabiri uyu witwa Hagenimana Yves ati twiyamye Lorenzo kuvuga kuri APR ajya avuga kuri Reyo ko si ibyo bintu yumva yabivuga ntabwo nizere ko umuntu atabyandika ariko sha noneze ngiye kuyivuga cyane cyane ubu ufite amakuru yayo menshi ndabona hari umuntu wahise umusubiza ngo ahahanga urasetse ngo areke kwivugaho n'iyo iwanyuse ariko si ibintu bamwandika mukocagurana n'ibyo Lorenzo akazi ke ni umunyamakuru agomba kuvuga ku makipe yose. Irakoze Elisa mutubwire kuri KNC ugurisha abagifite amasezerano agiye guhareyo abakinnyi abona atacyanditse neza dossier ya Maripangu na Gasogi iri ku meza na Reyo irimo abantu bagera kuri 5 turi buvugeho. Maripangu yanditse baruwa Maripangu aravugwamo aretse ko ugiye kubivuga aravugwamo ntabwo agiye kubivuga Gacinya aravugwamo uwitwa Karenzi Alex agent aravugwamo ndetse muraza no kumbamo na Ferwafa iravugwamo. Okay urakoze cyane transfer ya transfer hanyuma rero twinjira muri championnat y'icyo cyambere mu Rwanda APR FC yakinnye umukino wayo w'ikirarane na Bugesera irimo irabikora Suze Rikari ubu nawe ari teretse agiye gutangira ikiganiro Giant ndi Club Giant mureke mbabazi ibibazo twavuye mu Misiri Club Giant Rikari yayumvishe neza cyane iyo nosiyo yahise yumva cyane Club Giant cyapere kwisi ngo basigare umuvugizi w'abapampe ni bamuru bwa pambe amukunda cyane inshuti cyane ya Baramine Bam inshuti cyane yaba na Rugangura yaba inshuti ya Rugangura inshuti ya Rugangura oya ni inshuti agira inshuti ziri tambo banze inshuti ya Rugangura ari umukobwa we wenyine agira inshuti na mezi n'ibihembwe inshuti ya Rugangura amezi 3 Rugangura twasuhuzaga Rikari ni mugenzi wacu wo kuri Fine FM n'abasiniya abayoboye nk'uko bita abasiniya hanyuma rero mwamenye Rugangura ari kuri match ya Uganda na Sudani y'Epfo mwamenye umuntu barebanye umupira bari kumwe indese Eto yarebanye umupira na Eto amanya Eto muri FPR nisuruze Eto zandani zirambwira ko Eto ngo ari Kigali nubwo ataragaragara kuri stade oya wibeshye zandani zirambwira ko Eto ngo ari Kigali nubwo ubihagazeho cyane zandani nihure n'abantu b'inshuti ze za hafi barambwira batese uzi inkuru nshya iri mu mujyi kinyamupira ndavuga ni reka nta makuru mfite bati umuntu yitwa Eto yagarutse mu mujyi ati mabadiriko mapya yabaye muri APR bati hari abasohotse turaza no kuyagarukaho atari ko Eto urongera umubone muri APR kandi aremereye cyane ku buryo abantu nk'abantu bitwa banzi ko banyanga barishimye cyane ba Isa hari Inyamirambo arakubwira ati tumeze neza cyane mabadiriko mapya ikipe yitwa Police ikipe yitwa AS Kigali n'ikipe yitwa Reyo ni dossier 3 iminsi mike cyane neze mugaruye iminsi mike cyane agasoro muri Belgique agakeye muri vacances ngo arakora match 3 zonyine itata AS Kigali Police Reyo dossier ya AS Kigali Police Rayon Sport umva umuntu witwa Eto yaje se koko umuntu witwa Eto ngo arakora ibintu bitatu byonyine Nyarugenge arahari kugira ngo AS Kigali Police na Reyo zikine na APR yibereye Kigali areba match ari kumwe na equipe hafi amotiva abakinnyi ababa hafi aganira nabo Eto ni umwe mu bantu tuzi ko babaye mu bintu bya
by'umupira yabyize muri Belgique ibintu byongeye kuryoha ni umuntu wabaye hafi cyane ya APR mu myaka yashize Eto ni umwe mu banyamupira twemera hano i Kigali Eto bakunda ko APR ubusanzwe ko ari inshuti yanjye umuntu yitwa Eto Zandani ubusanzwe Nyarugenge urumva rore nta bantu ashaka no kubibwira Ubusanzwe- ari kugenda mu modoka y'umutuku Eto ni inshuti kugira yanjye ngo wumve ko binakomeye y'ijipe kugira ngo wumve ko binakomeye ari kugenda mu ijipe y'umutuku nawe se ntabwo ubizi ko yagera ubusanzwe Eto ni inshuti yanjye aha nta kintu nigeze mpfa nawe ndetse hari n'aho byabaye ngombwa ndamuryozwa ni gute agaruka i Kigali yakubwira atambwira ati Avuga ko petit frere yarakubwira bimeze bite ngo tuganire cyahoze arakubwira ati mbifate wenda bamugane ko Gusa akirushye numvise- ngo naruhuka aranyandikira ndashakisha ndenda ariko nawe umfashe Mm. muri bwa buryo bwawe nyine bwa kawaida je Oya, mama. ya uperereza ahubwo reka nze ushobora no gusanga Ushaka mu kiganiro nabimenya. uwazindanguje yazimpaye atazihagazeho cyangwa atazizi neza uperereza ariko niba ngo leta yarandinze Nyarugenge warahi birakomeye mwebwe deribi yareyo kinyamupira abantu baba bumva ibyo mvuze warahi birakomeye wese yinjira i Nyarugenge uzambwira twinjire muri nyamukandagira rero Lorenzo ejo i Nyamirambo saa 12 APR agomba gukina n'ikipe ya Bugesera umukino w'ikirarane waraburangiye APR irawutsinda nk'ibisanzwe yego umukino w'ikirane ekipe ya PFC yamanutse mu kibuga n'ikipe ya Bugesera itozwa na Haringingo Francis Christian bakunda kwita Mbaya kwanza ngo ni izina rye nta nubwo ari agasirino ku minota 39 gusa by the way Julius Ntare uramubona ego Eto ngo ari mu bantu bateguye match y'ejo Zandani ari i Kigali uvuyanga ibyo narimo ngo arabaza ariko yumva yari bari mu bantu bateguye match y'ejo mba nakubwiye wowe match yaremerewe uri mu bintu byawe nawe se bagwa amakuru ngo ni rafiki yako arimo arisuka uheruka inzira mu ki wowe washyizwe ku ruhande bateguye match ya Bugesera ibintu biragukomeranye umuntu witwa Eto ari hafi y'abantu ku minota 39 uwitwa Mahamadou Lamineba yatsinze igitego umunyamari wari umupira yari rebound ndumva ari Ramazani washose mu izamu umupira barobroka umusanga muri surface agobyoreramo ni tapin hanyuma ku minota 43 ekipe ya APR yabonye penalty itsindwa neza cyane no bita Nibizi Ramadhan gusa ni nayo bari bayikoreyeho kuko Ramadhan yazamukaye umupira habaho ukujijwa ku mudefenseur w'ikipe ya Bugesera umuzamu arahuzagurika asa nkaho yasizwe na Ramazan umuzamu asa nkaho mugonze ikirenge amano ya Godio arasa nkaho yamukoze ku rukweto ariko umukinnyi mu kubandagara n'ivi ry'umuzamu rimukora ku mfundiko nibona ko interpretation igaragara neza cyane muri video ya match broadcasters nabonye bye byateje impaka ni penalty icyo umusifuzi yabonye ni penalty ariko unitegereje neza afite impamvu by'ukuri yo kubona ko yagomba kuba penalty Ramazan arayitsinda gusa all in all APR yakinnye neza mu by'ukuri urabona ko za mbaraga zagarutse bwa bushyuhe kwa twatuntu nyine ko gukina umukino wihuta cyane kuko nari nabonye n'umutoza yarakoze impinduka nyinshi agaruyemo abanyarwanda benshi mu by'ukuri yarafite abanyarwanda 7 kuri fedo match urumva ariko abari babanjemo ni bake cyane umva uko yari yapanje ekipe umutoza ekipe ya APR FC yari yabanje mu izamu Pavel Nzira n'igena Clemari mutima defense ari kumwe na Swane Aliyume hanyuma ku mpande yari niyo mugabo Claude na Byiringiro Jean Gilbert aka Kagege mugira neza Frodoual yakinaga nomero 6 ari hagati mu kibuga hamwe na Mahamadou Lamineba ndetse no bita Nibizi Ramadhan ari muri mediane wing impande yaro bita Dushimana Olivier bakunda kwita muzungu kuri 7 iburyo ibumoso hari Mugisha Gilbert bakunda kwita abarafinda ndetse kandi witwa Mamadusi yari kuri attaque urabona ko ari abanje abanyamahanga bangahe ni Mamadusi ni Lamineba urumva ni Aliyume Swane na Pavel Nzira n'abanyamahanga 4 gusa kuri bench hari abanyamahanga bake kuko hari Tadeo Luwanga hari uwitwa Chidiebere Nwobodo hari no bita Godwin Odibo kuri iyi liste APR yatanze désormais iyi liste abanyamahanga rero banditse mu byo bita mu mabara atandukanye n'abandi wumve ko rwose derby maga yarabakanze cyane urabona iyi liste niyo equipe itanga urayibona Ruvuyanga APR yandikisha imashini n'andi makipe benshi mu nabandi bandikisha intoki ubundi Rwanda Premier League guha liste ugafiringa in bandikishije imashini bandika amabara atandukanye ku banyamahanga uhita ubona ko ari abanyamahanga rero bane babanje mu kibuga na 3 rero kuri bench ariko umupira wa Kanyarwanda wari wagarutse ubona APR ikina neza cyane nge narabyishimiye kabisa performance yari neza cyane yari hejuru barushaga Bugesera
yes ejo aperi mu minota nk'ibiri rigana ugerageje kubitubwira mu minota ibiri ejo aperi yakinnye gute ese hari improvement irimo iraba mu mikinire ya darko ku buryo bakina bakabona ibitego bibiri kandi ubona yuko byibuze barushije ikipe ejo aperi yakinnye gute muri rusange ejo bafite ukuntu bahinduye no guhera kuri match yabanjiriziye ejo ubwo aperi yatsindaga igitego kimwe ku busa itsinda ikipe ya Muhazi kimwe rero nuko banatsindaga ku munsi w'ejo ibitego bibiri ku busa batsinda ikipe ya Bugesera bafite ukuntu babanje guhindura abakinnyi babanza mu kibuga by'umwihariko hagati mu kibuga kuzana umusore nka Frodo wari kuri 6 n'Ibizi Ramadan agakina ku 8 byatanze ikintu cy'umuvuduko wihuta cyane mu mikinire ya APR bitandukanye nuko Tadeo Rwanga yakinaga kuri 6 umunani gukinwaho na Richmond Rampte habayemo rero icyo kintu cyo kuzamura icyo bita tempo y'umukino rhythm of the game no kuvuga ngo iyo tubonye umupira usohotse muri defense ugeze muri mediane bisaba umwanya ungana iki kugira ngo uve ku kirenge cy'abamediateri bacu ujya mu bakinnyi basatira bacu ubwo mvuze abasatira muze abawinga cyangwa se mvuze na rutayizamu Mamadou Si waruri mu kibuga icyo rero hari ukuntu APR yihuta nawe iyo wogeze nabumvaga kuri radio barabyumva yuko APR mu busatirizi ubumva ko biri so quick birihuta barafinda ari hejuru ari huta yari bacha barafinda pe burya rero twebwe tureba Lorenzo ngo barafina ngo arafasha ariruka ariko burya igituma yiruka neza nuko we wamuhaye umupira wamuhaye yakirikari bataramugeraho kugira ngo abone umwanya nyine wo kwiruka cenge yerimine equipe itarire groupe neza abone n'ama espace yo gukiniramo icyo rero cyo gusirikiriza umupira gikorwa na Nibizi Ramadan ndetse no kuri equipe ragahita ari kura baro vuba atayitindanye mu maguru nka Tadeo Rwanga kuri uyu mukinnyi witwa Frodouard birafasha ikindi APR kugerageza gukora cyane ayihaye igitego cya Lamine Ba no kugerageza kudashakira ibisubizo mu mpande gusa urebye nk'iki gitego cya mbere ni passe bacometse iciye hagati bayicisha inyuma gato y'abadefenseri ba Bugesera umusore witwa Mamadou Si aracomoka aragenda atera umupira umuzamu ukuramo nibwo Lamine Ba yaje asongamo ariko ni igitego cyubakiwe hagati mu kibuga passe zakorewe hagati ugupenetra baca hagati ntibaciye ku mpande kuko hari ikintu cyari cyaraje muri APR twasobanuye ubushize cya stereotype kwabaguzi ko ikintu cyose bari bukine baro zabo zose baraza kuzidekara mu mpande zizajye ziterwa nk'amacross none nubasha kuzidefanda soit umugardien nazifata soit umudefense na clearinga soit nibatera umutwe nabi bakawurenza izamu babaguzi kwa APR irirayinga kuri Kagege Claude n'abawinga babo batera amacross ubu ngubu siko bakina gusa bafite na option yo gucisha umupira hagati navuga ko icyo kintu cya fluidite gutemba k'umupira kugenda begera izamu kugaragaza yuko bashaka kugira ibisubizo by'amasiripurize apana gukina ibintu bisa bisomeka byaragaragaye ku munsi w'ejo yes hari ijambo dukunda gukoresha hano rivuga ngo there is always room for improvement nibyo njye ntago nayo nanyurwa kuri calibre ya APR nzi ku mikinire ya APR nzi kuri quality nako expectinze kuri APR nk'ikipe ihorana intego zo gutwara igikombe cya champion gaserukira igihugu haracyarimo utuntu mbona tw'uturupozi n'inyobo ibintu mbona bitarahama bitaranoga mu mikinire ariko ndebye nka match nk'ebyiri zishize at least harakiyongereyeho nkurikije uko bakinaga match za mbere ubonaga bidasa neza rwose ariko ubu barakreya amashance barakreya uburyo barahusha barabona amakufra menshi corner nyinshi barataka izamu bagahusha bagatera imipira hanze y'izamu hari akantu ko kwiyongera kabayemo hari akantu ko kwishimiraga hari vrema yes ngaye ngo kurero ibindi byagaragaye Lorenzo bitishimiwe ngo n'abareyo no buryo umutozo wabo ngo yaturitinzwe cyangwa se yafashwe kuri la match ya APR nabonye usa nk'umuntu wabikurikiye byagenze gute kuri Robertinho kuri social media abantu bagira ibitekerezo byinshi nanze kubisobanura cyane ntabwo nkunda kwandika cyane ibintu byinshi ariko umva uko incident yo gusuzugurwa kwa Robertinho yagenze. Robertinho yazanwe kuri stade n'uwitwa Muhawenimana Claude umuvugizi w'abafana b'ikipe perezida w'abafana b'ikipe ya Rayon Sport yazanye yari kumwe n'umutozo umwungiriza ndetse kandi n'umutoza w'abazamu Mazimpaka Andre yabaye abinjirije ku irembo ry'abanyamakuru niho babemereye kwinjirira baza kwicara mu itangazamakuru. By the way ejo APR
ntabwo yari yatanze intebe muri media zone ntekereza ko nabo bakwiye kugikosora ibyo twe twarabirenze amakipe nka za Gasogi za Gori ubona ko bamaze kugera ku yindi level ntabwo ekipe ikomeye nka APR itegura match ngo media ntibashyire mu intebe zikodeshwa amafaranga make ntabwo ari menshi icyo cyo rwose ntibakabigenze kuri ugeze amahirwe ugasanga fanda ari kubyumva icyo kintu cyaba gikemutse Rayon Sport ibyo APR ntabwo ari dosiye yayibara za Gasogi nta muntu ukicaza abanyamakuru mu ivumbi kuri esikariye stade bitanakoropye ntabwo ari byo so icyo rwose bagikosora APR igikosore ntabwo ibuze ubushobozi bwo gukode ziriya ntebe zikodeshwa amafaranga make cyangwa ari nka desa kizamo intebe nka 50 abanyamakuru baje mbere bakwicara wenda abandi akaba ari bo bagiye ariko rero n'abashinzwe security nabo hari ikintu mbanenga hari igihe uba wicaye uzi ko wicaye mu banyamakuru ahubwo ugasanga ntabwo muri abanyamakuru ahubwo icyo cyo ngiye kubaza ahubwo ugasanga byaracitse n'intebe niba zinahari ugasanga hari abantu baje muri media zone kandi atari abanyamakuru ugasanga nibo kwicarira ni kimwe ariko se mwicaranye bose mukora umwuga umwe protocol ya APR ntabwo rwose irimo utubazo byari n'abantu nkunda bro urana gutya tuvuga ngo abantu baratuzi njyewe umuntu ambajije ikarita ndabikunda kabisa nyereke ikarita yawe reka nkomeze kuri dosiye ibyo bimubwira nyine ko n'umunyamakuru tubwire Robertinho rero Robertinho arinjiye bamuzanye mu itangazamakuru bamwicaza kuri esikariye Robertinho na Mazimpaka n'umutoza assistant wa Robertinho ndetse na Muhayenimana Claude Rwanda Premier League ifite abantu mo hariya urumva ni Rwanda Premier League niryo rushanwa riri gukinwa witwa Ntare Julius ashinzwe itangazamakuru muri Rwanda Premier League yarayibonye abona biragayitse njye naramuvugishije hara kuri stade ndavuga ni se Robertinho ko yari yicaye atuje kuki ugiye kumuteza abasekirite ngo bamuteshe umutwe kuriya usaze imyaka 62 bamusuzugure usaza watwaye ibikombe navuga ko ari umutoza wubashywe hano mu Rwanda kurusha abandi kuko wumva niwe mutoza wakoze ibintu bihambaye mu bahari ikipe ya Rayon Sport ajyana mu matsinda ya Champions League bitarabaho kuri ekipe yo mu Rwanda afata ikipe ya Vipers muri Uganda ayijyana mu matsinda bitarabaho kuri Vipers afata ekipe ya Simba arayitoza ari ekipe ikomeye atosha ikipe y'Igihugu Angola niyo profile ni umutoza w'imyaka 62 kwikirwa 700 na kuri Instagram ni numwe influencer ndetse no kubona umutoza umunyamahanga ese ari umunyamakuru kurikirwa n'abantu bangana gutya mu Rwanda idese ntawe ahubwo companies da Robertinho akanyenyerirwa zamamarize ibyo ni entre guillemets so Julius arambwira ati ni umutoza ukwiye kubahwa twirengeje ibindi bintu byose wasi we wenyine umutozo wari we wese kameme hari resipo nyine kamvuga aka cooperation ko kameze kuko nakuriyemwe amakuru menshi abantu bakomeje kubaza ngo ese umutoza kuki atishyura tike ntahembwa ese Rayon Sport kutamugurira tike Julius yarambwiye ati ubundi in the first place ntabwo umutoza yicara hariya umuntu wese ufite lisanse ya Ferwafa y'icyiciro cya mbere umukinnyi umutoza na team manager w'ikipe n'abasifuzi n'abari tayarinze nagara abakiri mu kazi gusa ufite lisanse ni itegeko wicara muri VIP apana VIP hamwe aba president w'amakipe oya iriya VIP hari mu mpande hari n'abakamarade bicara bakirasa bicara bo bahora muri stade urabizi ni ukuvuga ngo tuyita mu banyamupira ni zone y'abanyamupira iri hirya VIP gutya bagari favor umutoza Lorenzo we muravuga muri VIP ariko ntago avuga muri hirya bicara muri VIP hari abanyamupira bicara nyine muri VIP hari abatoza bicara hari amashami akunda kuba yicaye ariko yego hari amashami babona hamwe inyuma amashami ajya ni muri VIP n'abatoza barahicara sesengura gake ni hame rwose ntabwo ari favor umuntu wemereye Robertinho kwinjira muri stade yagombaga kumujyana muri VIP n'abatoza bagenzi be so habaye ikirero security officer w'ikipe ya APR ni retired Sergeant Kayitare niko yitwa bampaye amakuru Sergeant retired Kayitare niyo security officer ibyo bintu bikora neza uzabitwa ya APR ndimo ndi utakomeza ubwe no kuri Rayon Sport Robertinho yari yicaye atuje mufatana video rwose yabyakiye ko agomba kwicara kuri esikariye wayimufashe yicaye kuri esikariye cyo cya mbere ni igisebo ntago umutoza wa Rayon Sport amurya bimurya ku mutima aramujyana ageze kuri mu security uri ku muryango wa VIP mu bouncer aramubwira ati ibwiriza mfite nahawe no hejuru ni security officer w'ikipe ya APR no wategurira match kubijyanye na protocol bambwiye ko nta muntu n'umwe icyari cyo cyose ugomba kwinjiramo hano muri VIP tutabiguhereye uburenganzira cyangwa se tukweretse tike ya VIP yego ikosa rya mbere security officer wa APR yakoze kutabwira
umubawunsa wo ku kariya karyango ka vip ko abantu bafite lisansi ya ferwafa bahinjirira nk'uko nyine n'abakozi ba rwanda premier league bahinjiraga ba Julius bakora z'ibikoma n'abaguzi ni muri uwo mujyo Julius yafashe Robertinho ahageze baramuhagarika urumva deja umuntu wo muri Rwanda Premier League arakwereka ati ndi umuyobozi muri Rwanda Premier League uyu ni umutoza turimo gukorera treatment mbi ntabwo ari byo ntambutsa umubouncer ati ntibibaho security officer ari hariya genda umurebe Julius yaramuhamagaye security officer telefone arayireba yakumufata n'uba byaratwaye iminota 7 agera nyuma aramufata rwose yabiciye amazi Robertinho abafana bamushungereye abatoza batatu ba Rayon Sport abafana babashungereye security officer nibwabwiye Julius ati pfa kumuzana ariko making sure ko atajya muri VIP now imyanya irimo VIP ituzuye ku mutoza w'imyaka 62 umusaza wakoze ikintu umupira wa hano mu Rwanda nta mutoza wundi wagikoze akabikora n'ahandi hose uretse no kuba ari umutoza icyo bagenderaho ngo byigeze kubabaza ngo nabo urumva bava muri professionalism bakazana mu bukeba mfata nkaho biri wrong ngo Rayon Sport igeze kubikora ndumva ari muri 2020 witwa Jean Paul Nkurunziza yari umuvugizi wa Rayon Sport koze bapire barimo barabimbira hano yanga kwinjiza umutoza mugabo ibyo bintu ariko murabizi namwe ko twabinenze bati ntabwo ari byo tubatere kuri Rayon Sport nayo irabidukora icyo bivugaho rero niho nashaka gusoreza nangiye kubisoreza umva ko nari nzamuye iyo ngingo Jean Paul yarabikoze asubize umutoza witwa Mugabo yari yoherejwe n'umutoza kuza kwiga match adiri kwiga adversaire asubira icyarongera avuga ngo Jean Paul Nkurunziza yanze kunyinjiza Jean Paul nawe arabyigamba rwose hari ibintu bimuhesheje ikuzo ndumva mu itangazamakuru kiri mu bintu byanenzwe cyane kubera ko aya makipe manini APR na Rayon kwanza ku icyo gihe cya Jean Paul Rayon Sport irabinjiza abatoza ba APR urabizi urabikora nekeza aho ngabo Robben kuri maturity afite kuri IQ ngabo Robben hashobora gukora icyo kintu barabinjiza pe baza kora match ariko nje hari icyo nibajije uretse gatonsoza niyo cyaba cyarabaye icyo kintu APR nk'ikipe koko Club Giant the most successful makipe hano mu Rwanda ni ikipe itanga pace itanga ritme muri uko kubahana muri uko kuba abanyamwuga ntabwo ikintu cyakozwe na inserte Jean Paul Nkurunziza ntabwo ari ikintu cyo kwigiraho ngo kiyobore uyu mupira tuba amatera abatoza tubagaraguza hagati uyu ni umutoza watoje ikipe y'u Rwanda wagiye mu matsinda n'amakipe abiri ni umutoza na APR yazakenera in the future why not kuko no APR nta murusha ibigwi ubu tuvugana sibyo mu mupira wa Afrika hari umupira wa Afrika ntabwo amurusha ibigwi so ni umutoza ukwiye icyubahiro ntabwo ikintu ngo cyabaye ngo na security officer wa APR ngo nanjye ndakanira ngo na mutoza APR winjira muri VIP tekereza ko ni ibintu bisa nabi biri deti Robertinho nekeza ko umuntu yihangana cyane uko byandika kuri social media byatanga isura reke wenda kuri umutoza ufite izina rikomeye cyane reka tubitware uko nguko ikintu cya mbere at the first place ku ruhande rwa Rayon Sport ntimuzinjirize umutoza wanyu ku muryango wa media zone ibyo ntabwo ari byo VIP bari banze kumutambutsa media zone koko Claude Muhayimena yaje muri media zone ariko VIP banze kuhamwinjiza niba byanga ko negosia n'abantu kuri niba byanga kuko wenda babibonamo ko aje kubaneka Odrada prefer ko ari kwatsa imodoka ye agataha cyangwa hagura itike uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo barasobanutse ntabyo gura itike uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo kubera ko ibyo APR umu security officer wayo yakora bitari byo ntago nabishyigikira ariko kimwe mu byatuma behind cyangwa hanze y'ibisanzwe by'umupira umbrella toma yitwa fair play kimwe mu byatuma Robertinho hari amakuru abona kuri APR babonye uburyo babikumira babikora ndanabizi neza ko na Rayon Sport ibonye opportunity uburyo bwo gutuma umutoza APR atagera amakuru amenya kuri Rayon babikora ariko kuri inshuro deja yagezemo batumye ageramo nibyo ndi kuvuga njye sinshyigikiye ko wakwicaza umutoza hasi tureke na Robertinho n'undi muntu wese wiyubashye ko Robertinho ari yubashye pe ntabwo ari umuntu wo kwicazwa hasi biranasa na bya bindi bavuze rega byo kwicara hasi kuri esikariye cyane ntabwo byiyubashye Robertinho ndabona hari abari kubigira nk'ibintu bisanzwe ariko haruvuga ngo kuki ngo atashyira ikibuno hasi ngo akicara abantu baratandukanye
Robertinho ntabwo ari mugenzi wawe. Robertinho ni umusaza w'umusaje w'imyaka 60 naso kwicara hasi, sibyo cyo sicyo. Now icyo ntekereza rero Rayon Sport kizaba kiza ubutaha na APR dusoza kuri iyo ngingo League kugira ngo akantu katazagaruka batazongera no kugapfa. Nje nane nakubwiye muri match nje sinarenganya bounce, hamwe narenganya bounce nje bamuha amabwiriza ntago nayarengaho no bounce ikibazo ariko ntabwo ari ntago ariwe nazo ni protocol. ubutaha rero Rwanda Premier League ndatekereza yuko ibi bintu bipfira mu bantu bari mu nzego zo hasi. Niba unanabyumva ibyo muri rero byakozwe nande Jean Paul ntabwo byakozwe na perezida wa Rayon, muri APR byakozwe nande security office ntabwo byakozwe na perezida wa APR cyangwa na chairman wa APR. Icyo gukora ni Rwanda Premier League nka kariya kantu nabonye yari anahicaye umuyobozi wa Rwanda Premier League Haji Mudaheranwa, ni akantu yahita abwira Brigadier General Deo Rusanganwa chairman wa APR akamubwira ati aka kantu kugira ngo tutagira isura mbi ibintu bikaspekira areka turi burya amakipe yombi ya APR na Rayon bakwiye no kureba bakabona bazajya boroherezanya mu tuntu tumwe na tumwe dusanzwe kugira ngo bigira akantu k'akayimaje keza iyo fair play igaragare. Ibyo ni ibintu nekereza ko ndabizi ko abayobozi b'amakipe batwumva niba batanatwumva ubu babikase, ubu hari n'abamaze gushyira Lorenzo ngo yakashije APR, abandi batuyungu bari kuvugira APR, ariko ndabizi ko biri bubageraho nibibageraho icyo twazamura iyo ngingo mubwira abo bantu bashinzwe za sekirite n'ibiki boroherezanya. ni ibintu bito umupira se ni ibintu biba bikarangira. Arakara tugomba kumenya Ruvuyanga, umupira ntabwo ari urupfu n'ubuzima ku buzima bw'igihugu. Abantu ibyo bintu ntabwo bajya byibuka. Umupira ntabwo ari uko ngo hari umupaka w'u Rwanda watewe, reka umupira ntabwo ari ukwanga ibicurongo by'ibiryo byazamutse shwi. Umupira ntabwo ari ukuvuga ngo umupira ni ikintu kibera mu marangamutima, nta gifu kikurya ngo ikipe yatsinzwe tujye tubyoroshya. Hari n'abantu usanga bakwitanya amacupa mu kabari ngo uri umurayi wagasanga agiye kumwica aho uramwicira iki. Ibi ni ibintu bisanzwe, ni amarangamutima, ni ibintu tubamo. Tubyoroshye tureke kugira intambara. Ibyo rero byose ubuyobozi bwa APR kabishywa harimo n'umwerega ntukabone ngo ekipi iri kurekura abakozi bangana kuriya harimo harimo utuntu nk'uko ndatekereza ko message ibintu bigaragaza image yeka yuko izi ntabwo nka fande haje bari kutwumva icyo Captain Deborah kintu gikomeye kirimo. Captain Deborah director wa finance muri APR yaka yuko ari wasimbuye Georgine niwe wakabaye ari mu bintu bya protocol anabireberera ubwo message mugereho. Security officer retired sergeant retired Kayitare nawe ubwo aze kureba nyine aho yakosora bigeneza cyane. Ubundi APR irimwe amakipe yakira abantu. Ibyo Rayon Sport tuvuze namwe ntimuzabikore mushaka kuvuga ngo natwe turabishyuye. Ntabwo ari classe y'amakipe manini tujye muri action college.